kubera ubutunzi bukomeye bari babonye muri uyu murima. Uyu mugabo ashatse kwica uyu mukobwa kugira ngo ataza kubivuga akaza kuba yahomba ubutunzi yari yatoraguye. Ubwo yari agiye kumutaba, agiye kumworosa itaka. Hafi aho ngaho hari umukecuru wahise utabara, undi nawe atangira kumenya itaka handi wa mukobwa yarari, agira ngo yamutabye. Atangiye guserebura avuga ati ubu butaka ni ubwanjye ndetse n'ubutunzi burimo hano byose ni ibyanjye, ubu ngubu mbaye miliyoneri. Wa mugabo atangira guseka yishimye cyane ati ubu ngubu mbaye miliyoneri kubera ko nkwishe. Kumbi icyo atazi ni uko atazi ko wa mukobwa yatabaye. Wa mukobwa kumbi baramutabaye amanuka ku manga y'umusozi, kumbi barakwerekana wa mukecuru wamutabaye ari hano. Ubwo umukobwa yahise avuga ati mukecuru murakoze kuba mwantabara rwose. Ubwo uyu mukobwa yatangiye gushimira uyu mukecuru avuga ati urantabaye rwose, unkijije kiriya kigabo cyashakaga kugica. Uyu mukecuru ati urangana n'umwuzukuru wanjye rwose, ntabwo nabura kugutabara rwose abagizi ba nabi nk'abariya. Ati se ubundi uriya mugabo arashaka kwicira iki? Ati ariko ubundi ibyo byihoreye rwose, icyambere ni uko uri muzima. Ubwo umukobwa yaratangiye kumubwira ati wa mukecuru we, bari bagiye kunyica kubera ubutunzi bwawe, ubutunzi bwawe nibwo bwari bugiye gutuma banyica rwose. Uyu mukecuru yatangiye kumubwira ati se mwana wanjye, urambwira ngo bagiye kugohora ubutunzi bwanjye? Reba n'ubu butaka bwanjye ngiye kubugurisha kubera ko rwose ndarwaye, sinshobora kubona. Ubu ngubu kuva nta marinete mfite sinshobora kubona, kandi mfite n'umwana uri kwa muganga rwose nawe ameze nabi. None urimo kumbwira ngo bari bagiye kwica ubutunzi bwanjye? Ubutunzi buhe? Njye nta butunzi ngira rwose, ubu ngubu ngiye kugurisha ubutaka bwanjye kugira ngo mbone ibyo kwirira. Uyu mukobwa yatangiye kumbwira ati mukecuru ubu butaka bwawe rwose burimo imari ikomeye cyane, burimo amafaranga menshi rwose wibugurisha. Umukecuru ati se ubutaka mbuhenzemo imyaka ingahe rwose? Nta mari ntabwo rwose, ubutaka nabwo bukera, niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kubugurisha. Uyu mukobwa ati kandi ubu butaka aribwo nari ngiye kuzira? Ati nari mbuzize rwose, bari kwereka bakiri aho ngaho, kumbi barakwereka cya kigo kigiye gutaba wa mukobwa cyese kiza gifite ibipapuro. Ubwo cyatangiye kubwira wa mukecuru kiti mukecuru rwose akira ibipapuro, ubu ngubu ubutaka bwawe tugiye kubugura rwose, akira ibipapuro. Kumbi wa mukobwa ari hejuru afashe ikidobo kirimo amavuta. Ubwo barakwereka cya kigo cyakuyeho amafaranga, kiravuga kiti ibi ni ibihumbi 2 by'amadolari, akira rwose tubashe kuba twagura ubu butaka bwawe. Ubwo umukecuru yatangiye kuvuga ati ese mwana wanjye, aya mafaranga mu mayikari makeya, aya mafaranga ntabwo ari buze gukemura ibibazo byanjye rwose, aya mafaranga ni makeya, basi murebe ukuntu mwongeraho. Iki kigo gitangira kuvuga kiti nose mukecuru ubutaka bwawe rwose ntago bwera, urabizi ubutaka bwawe rwose nta gaciro bufite, niyo mpamvu tuguhaye aya mafaranga. Uyu mukecuru ati ariko ubutaka bwanjye ni bunini, aya mafaranga rwose ni make ntago nayemera. Umugabo ati ahubwo umukecuru akira sinya vuba vuba rwose, ati akira sinya hano rwose. Ngo umugabo akiri muri aho rwose arimo gushingisha umukecuru vuba vuba kugira ngo umukecuru abashe kuba yagurisha ubutaka bwiwe. Ariko umukecuru akabyanga akavuga ati nyamara njyewe ndimo kubona amafaranga wampaye ari make. Umukecuru akiri aho bari kwereka ko wa mukobwa ari yuriye mu giti, yese atangira gufata peteroli atangira kumena kuri cya kigabo. Yatangiye kumena peteroli kuri cya kigabo. Ubwo ikigabo cyarikanze kiravuga kiti ibi ni ibiki birimo kumenaho? Ubwo wa mukobwa yise azana igiti kiri kwaka umuriro, aravuga ati ndavuze ngo rekera aho ngaho, rekera gukizinyisha uyu mukecuru ibyo bipapuro by'imbura mumaro cyangwa se ngo twiki, ndetse va hano ugende, ntabwo tugushaka hano rwose. Ubwo ikigabo cyatangiye kuvuga kiti nyabura ni mumbabarire rwose, ni mumbabarire ngiye kuva hano ngende rwose, ni mumbabarire. Ubwo uyu mukobwa yatangiye kuvuga ati va hano ugende, ibintu ushaka kuba wakora umukecuru ntago ibyo rwose, ni ubuhohotezi, urashaka kumuhohotera. Ubwo barakwereka badusubije inyuma gatoya kugira ngo biriya bintu byose bibe dore aho byatangiriye. Ubwo abangaba rwose bari barimo gukora imihanda, barimo gucukura cyangwa se barimo gushaka ahantu bakora imihanda. Ubwo nibwo baje mu murima w'uyu mukecuru batangira kuvuga bati ahangaha rwose umuhanda turi buze kuwucisha hano ndetse uragarukira haya rwose. Batangira kuganira rwose ubona ko nta kibazo rwose, bati nta kibazo rwose, reka twitegure dukora akazi ahangaha tubashe kuba twacisha umuhanda. Ubwo umukobwa rwose yatangiye guparamara muri cya kimodoka aravuga ati nta kibazo rwose, reka dutangire akazi, reka dutangire akazi, akazi niko kambere.
ubwo umukobwa yatangiye kwinjira muri cya kimodoka. Gusa ngusaba nimba utarakora subscribe rwose urimo gucikanwa, urasabwa gukora subscribe ubundi ukazajya ubona video zacu twauploadinze kuri YouTube channel bita Inkuru Rwanda. Ubwo umukobwa rwose yaje muri cya kimodoka atangira gucukura ahantu bazacisha umuhanda. Uko umukobwa yakagiye acukura ngo yatangiye kugenda acukura gake gake. Umukobwa agicukura yarikanze, hari ibintu byahise bivayo. Umukobwa yarikanze yaravuze ati bira ni ibiki. Umukobwa yarikanze yaravuze ati reka nze njye kureba bira ni ibiki ncukuye. Ati se ni ikintu naba nkandagiye kigaturika. Ubwo umukobwa yatangiye kuva mu modoka ngo arebe ikintu yaba kandagiye, kuko ntabwo yumvishaga ukuntu ahantu barimo gucukura haba hari ikintu cyabasha guturika. Ubwo umukobwa yasohotse gake yitonze ngo arebe ibyo ari byo. Ubwo yarasohotse ageze hano yarikanze, ageze hano yarumiwe. Utambaza ngo abonye iki, yarumiwe. Umukobwa yabonye amavuta menshi. Yaravuze ati ubu ni ubutunzi buhambaye, ubu ni ubutunzi buhambaye buri muri uyu murima. Umukobwa yabonye amavuta akozemo asanga ni amavuta ya nyayo. Yaravuze ati wow, ibi ntabwo bishoboka rwose, ibi bintu ntabwo ngomba kubyihererana, ngomba kubibwira boss wanjye ko hano hantu hari amavuta. Yagerageje kuyatestinga yumva ni amavuta ya nyayo. Aravuga ati uriya mukecuru wabaye miliyoneri rwose, ubu ni ubutunzi buhambaye buri muri uyu murima. Ubwo umukobwa yahise yirukanka ajya kureba cya kigabo. Kumbi barakwereka cya kigabo kiri kumwe na wa mugore, kirimo kumubwira ukuntu ubu butaka rwose bagomba kubugurisha. Buti mukecuru rwose ndabona ufite ubutaka bwinshi. Kumbi iki kigabo kitazi cyo nuko ahangaha babashije kuba bakura ubutunzi rwose. Uyu mugabo ntago arabimenya. Ubwo arimo kuganira n'uyu mukecuru rwose, bahuje urugero rwose nta kibazo. Ngo barakwereka wa mukobwa yaje yirukanka aravuga ati Boss Karim, ndagushaka rwose, ndashaka ko tuvuganaho gatoya, birihutirwa, ni ibintu biri emergency, vuba rwose tuvuganeho gatoya. Ubwo barakwereka rwose boss yahise abwira wa mukecuru ati nta kibazo rwose ndaje. Ubwo yahise agenda ari kwirukanka ngo arebe icyo umukobwa yaba amuhamagariye. Ubwo wa mukecuru nawe yatangiye kuvuga ati se bari abana ni ibiki kandi bigenze bite ko mbona bagiye batari kwiyambitse. Ubwo barakwereka umukobwa yaraje atangira kubwira uyu mugabo ati reba ahangaha harimo peteroli, harimo ubutunzi bukomeye cyane, dore peteroli rwose ni peteroli nziza cyane, dore ngiyi. Uyu mugabo yarikanze yaravuze ati ubu kari ubukire, ahangaha rwose ni uguhita tuba ba miliyoneri, ahantu turamutse tuhatsindiye twita tuba abakire. Umukobwa ati reka njye kubibwira umukecuru rwose ko harimo ubutaka. Uyu mugabo ahita amufata ati oya, ibi bintu bibivuga, uriya mukecuru ntabwo agomba kumenya ibi bintu rwose, ntabwo agomba kumenya ibi bintu. Ubu butaka tugomba gushaka ukuntu tubugura tukabumurya, ndetse iyi peteroli tukabasha kuba twayitsindira njye nawe. Ubwo barakwereka wa mukecuru yaraje avuga ati se hano byaba bigenze bite ko muri kuvuga ngo hari ibintu mucukuye. Umugabo ati reka ni inyamaswa biba yaratabyemo, ariko rwose tugiye kubikemura, ntugire ikibazo rwose mukecuru, ushaka wakwisubirayo. Umukecuru ati inyamaswa mu murima wanjye se? Muri wanjye se ko nta kintu bigeze batabamo, izo nyamaswa zaba zaratabwemo nandi? Ati ntabwo bishoboka rwose, ntabwo mbyiyumvisha. Kino kigabo gikomeje kumushuka kiti ahubwo rwose twigendere, nta kibazo rwose, uyu mukobwa ari buze kubikemura. Ikigabo cyafashe wa mukecuru kiramujyana. Uyu nguyu asigara yumiwe ati mbega abantu bakunda ubutunzi, uyu mugabo abonye peteroli ibintu byose bise bihinduka. Ati bivuge ko rero ashaka kurya ubutaka bw'uriya mukecuru. Ati oya, ntabwo bishoboka rwose, ntabwo byashoboka. Ubwo barakwereka rwose uyu mugabo akomeje kujyana n'uyu mukecuru, amubwira ati rero umukecuru, ubu butaka bwawe rwose ni kubona atari ubutaka bw'agaciro, nahoze n'umuvuga ko ushaka kubugurisha. Ese mukecuru, ubundi wareka ubu butaka bwawe nkabukugurira? Ati reka ubu butaka bwawe mbukugurire, nubwo mbona rwose nta kintu bwakumarira, mbashe kuba naguha udufaranga, kuko nigeze kumva uvuga ngo ukeneye amafaranga. Ikigabo cyatangiye gushuka umukecuru ngo kibashe kuba cyagura ubutaka bwiwe. Umukecuru ati nta kibazo rwose, njyewe mfite umwana wanjye urwaye, ndetse nanjye rwose mba nkeneye amarinete, urabizi ndwaye amaso, iyo aya marinete ntayambaye ntabwo mbasha kubona. Rero urumva ubutaka ndamutse mbugurishije nabasha gukemura tumwe mu tubazo mfite rwose, muramutse mubunguriye nta kibazo rwose, ubu ufite amafaranga ubutaka wabungurira. Ubwo rwose umugabo yarabyumvise, kuko umugabo yari yamaze kubona ko ubutaka harimo imari. Yaravuze ati nta kibazo rwose mukecuru, ubutaka rwose ndibuze kubukugurira rwose, ntugire ikibazo. Ati ahubwo reka njye kuzana ibipapuro usinye ubutaka mbe mbukugure rwose, ntugire ikibazo, kanjye kuzana ibipapuro.
umukecuru ati nta kibazo rwose, jya kuzana iby'ipapuro kandi rero mwana wanjye ndakwizeye rwose uri buze kubikora neza mwana wanjye. Ngo barakwereka rwose ikigabo cyabwiye umukecuru giti ngaho umukecuru reka ngende rwose njye kuzana ibipapuro. Ngo barakwereka rwose ikigabo cyaragiye ngo kigiye kuzana ibipapuro umukecuru asinyeho. Ngo barakwereka rwose ikigabo ko cyakageze hano cyaravuze giti aha mukecuru wowe buno butaka rwose ngiye kubukurya nta kibazo. Ubwo barakwereka umugabo atangiye gufata imigozi atangira kugenda atega muri ya nzira atega wa mukecuru. Ngo umugabo yaragiye atega wa mukecuru acunga umukecuru arimo gutambuka aravuga ati mukecuru ntawe bikomeza uze, yise amutega wa mugozi. Umukecuru yahise agwa hasi, agwawe hasi twa turineti disi twatumaga umukecuru abasha kubona neza tugwa hasi. Ikigabo cyamuteza umugozi kugira ngo umukecuru ntabashe kubona neza, muri neti waza kumuvamo umukecuru ntabashe kubona neza kize kubona ukuntu kimutuburira. Ubwo umukecuru atangiye kuvuga ati amarinete agiye he? Cya kigabo cyaraje amarinete kirayakandagira kugira ngo umukecuru ataza kubona neza kize kubona ukuntu kimukubitira mu gafuka. Ubwo cyatangiye kumuhagurutsa kiravuga kiti mukecuru amarinete yawe rwose yangiritse, ntabwo amarinete yawe ahari, ariko humura ubutaka niba utuza kubukugurira ndibuze kukugurira andi marinete rwose ntugire ikibazo rwose mukecuru. Ngo barakwereka rwose ikigabo cyarakomeje kijuguri ku mukecuru. Umukecuru ati nta kibazo mwana wanjye, ese ubwo hore bambwiye ngo ugiye kuzana ibipapuro byagenze bite? Umugabo ati nta kibazo ubwo none ndi kujya, ahubwo nuko nari ngarutse nje kugutabara, atari ku bundi ngiye kuzana ibipapuro usinyeho rwose. Ubwo umugabo yarongeye abwiye umukecuru ati mukecuru ngo reka nihute rwose njye kuzana ibipapuro rwose usinyeho. Ubwo yatangiye kuvuga ati ibi bintu rwose nibyo biri kugutega biri mu nzira reka mbikuremo. Ubwo yatangiye gukora ya migozi ngo itongera gutega wa mukecuru, kumbi icyo atazi umukecuru nuko iyi migozi ari iki kigabo kiri kuyimutega. Ubwo umugabo rwose yagiye yirukanka aravuga ati none ikintu ngomba guhangana nako ni akana k'agakobwa. Agakobwa kati ariko wa mugabo wareka uriya mugabo tukamubwira ko uyu murima we harimo ubutunzi. Uyu mugabo ati oya ntago bishoboka, ntago tugomba kubimubwira. Ati nyamara reka tubimubwire kuko uriya mukecuru numvisha afite ibibazo byinshi yabasha gukemura bimwe mu bibazo afite. Kino kigabo kiti oya abantu twese tugira ibibazo, nose nitwe tudafite ibyo gukemura natwe dufite ibibazo rero, nimba atazi ko uyu murima we harimo ubutunzi rero ibyo ngibyo biramureba. Uyu mukobwa rwose akomeza gutakamba ati njyewe rero ntago nakomeza guhemukira uyu mukecuru ndimo kubireba, ikiruta rero njyewe nabimubwira. Iki kigabo kiti aho kugira ngo bimubwire rero wa mukobwa we nahita nkwirukana, urabizi ninjye wagwaye akazi, rero kugira ngo ukore ikosa ryo kubimubwira njye nahita nkwirukana hano rwose, ibyo ni ibintu bidashoboka. Umukobwa ati oya nushaka unyirukane, ariko njye ntago nahemukira uyu mukecuru ndimo kubireba rwose. Uyu mukecuru ngiye kugenda mubwire ko ubutaka bwiwe harimo ubutunzi. Uyu mukobwa wese yigendera, akimara kugenda umugabo wese amutera umugozi, akimara kumutera umugozi wa mukobwa yise agwa hasi. Ngo ikigo cyese gitangira kumukurura kiti wosha urajya kuvuga ngo ubutaka harimo ubutunzi, urashaka gutuma mpomba buri kimwe. Ngo ikigo cyatangiye kumukura rwose kiravuga kiti vuba hano rwose. Uko cyakamukuruye cyaraje gitangira kumuhambira kubuye ryari aho ngaho kugira ngo umukobwa ataza kuba yagicika. Kirangije gifata wa mukobwa kimujyana ahantu mu cyobo kugira ngo ahangaha muribuka niho twatangiye agafilme ikigabo gishaka kumutaba. Ngo ikigabo cyaraje rwose kiri kujya kumutaba, nibwo wa mukecuru yahise aza afata ibuye agerageza gutabara uyu mukecuru. Kumbi nuko nguko byagenze kugira ngo uriya mukecuru abashe kuba yatabara uyu mwana w'umukobwa. Ngo barakwereka rwose uyu mukobwa arimo kuvuga ati wa kigabo nutava hano ngo ugende ndetse ngo ubwize ukuri n'uwo mukecuru byose ukuntu ibintu bimeze njye ndibuze kugutwika. Ubwo ikigabo cyatangiye kubwiza mukecuru ukuri kimubwira kiti mukecuru ubu butaka bwawe rwose harimo amamiliyoni menshi, harimo ubutunzi buhambaye. Umukecuru yaravuze ati ese kumbi bashaka kugura ubutaka bwanjye aricyo wishakiraga? Kumbi bashakaga kugura ubutaka bwanjye kugira ngo ubashe gutsindira ubutunzi buri mu butaka bwanjye? Umukobwa ati yego. Kino kigabo cyamaze kubona ko ubutaka bwawe burimo peteroli nyinshi cyane gishaka kubugura kugira ngo kibashe kuba cyabikurya. Umukecuru ati ese kumbi nuko bimeze? Atangiye gufatana bya bipapuro byo cyamuhereza ngo asinyeho. Umukecuru arabica rwose aravuga ati kumbi wa kigabo we uri kijura, uri umutekamitwe waruje kunteka imitwe. Ati rwose Imana ishimwe rwose kuba mpuye n'uyu mwana w'umukobwa, atahubwo umukobwa wanjye rwose twigendere rwose. Ubwo barakwereka uko bakagiye, cya kigo rwose cyasigaye kiri mu myotsi kivuga kiti mpombye amamiliyoni.
uyu mukobwa yaravuze ati wa mugabo we nushaka unyirukane rwose, nushaka unyirukane, n'ubundi gukorana n'umuntu nkawe utagira ubumuntu ntacyo bimaze rwose. ngo barakwereka rwose wa mukecuru na wa mugabo, wa mukecuru na wa mukobwa bahise batangira kwigendera. Ikigo rwose ko kiri hano byagicanze kiri kuvuga kiti urabona ibintu mpombye, urabona ko ari agakobwa ukuntu kampombeje. ngo ikigo rwose kirimo hano kirimo kwibaza ukuntu bagihombeje. kumbe iki kiraho ngaho polisi yahise yagera. polisi iti wa mugabo we urashinjwa guhohotera abantu. kumbe kino kigabo cyagiye gikora n'ibindi byaha byinshi ku ruhande. polisi yahise igifata ko urashinja guhohotera abantu no kugerageza kubanyaga ibyabo witwaje amafaranga ufite. ubu twe twarakubuze, twe tumaze igihe tuguhiga, ubu turagufashe ndetse tugiye kuba twagufunga. kiti imbere tugende rwose. polisi yahise ifata cya kigabo. kumbe cya kigo ntabwo ari umukecuru wenyine cyashakaga kunyaga, cyashinyaza abantu benshi. ubwo wa mukobwa barakwereka yaje kwereka wa mukecuru ati mukecuru urabona ubutunzi ufite, ubu ni ubutunzi buhambaye, aya ni amafaranga menshi. umukecuru yarikanze yaravuze ati mwana wanjye ubu ngubu mbaye miliyoneri, ubu ngubu mbaye umunyamafaranga. ati rwose wa mwana w'umukobwa we urakoze rwose, iyo ataba wowe ahantu hose kiba matanze, ariko kubera wowe urantabaye utabara n'ubutaka bwanjye rwose. ubu ngubu ngiye kwivuza ndetse ngiye kuvuza n'umwuzukuru wanjye. ati rwose wa mukobwa we rwose urakoze pe, sinzabona ukuntu nzagushimira, ariko rwose guhera kano kanya wa mukobwa we ni wowe nshinze iyi peteroli rwose. iyi peteroli uzajya uyingurishiriza rwose kuko maze kubona ko uri umuntu mwiza. uyu mukecuru disi yise ibintu byose bya peteroli abishinguye umukobwa. ati ibintu byose rwose uzabikurikirane, gusa nimba utarakora subscribe urasabwa gukora subscribe, ubundi tukazajya dukomeza kubana. Ika n'agafilime kacu k'uyu munsi tugasuriza ahangaha. gusa nshimira wowe wabanye natwe kuva iyi video itangiye kugeza irangiye, wakoze cyane ndetse n'iby'agaciro kuba wakomeje kubana natwe. Ciao ciao, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.